Nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Channel Eva Mama Lionel, turabasuhuje cyane kandi tunejejwe no kubana namwe aya masaha. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane wo ufunguye iri jambo, cyangwa se ugize amahirwe ukaba ufunguye ukagera kuri iyi channel aribwo bwa mbere. Umugisha w'Imana ube kuri wowe, kandi ntugende udakoze subscribe kugira ngo bijye bikorohera kubona ibindi biganiro n'amasengesho n'izindi gahunda zibera hano. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma yewe ndi Nyirabagenzi Alice nk'uko bisanzwe, Mama Lionel. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, ndabakunda kubwo kubana nanjye kandi no guhora mukurikirana ibiganiro bibera hano. Umutima wanyu uguwe neza kubana namwe amasaha, kandi namwe mugubwe neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma abankurikirana bari muri iki gihugu cy'u Rwanda uherereye hose, umugisha w'Imana ube kuri wowe. Uri kunkurikirana uri mu mpande z'isi zitandukanye, Imana ibaha umugisha kandi ibarebe neza. Ikintu cyose kikubangamiye aka kanya Uwiteka agihindura ubusa imbere yawe, kandi ibintu byose biguhagurukiye Uwiteka abyicaze. Imisozi iri imbere yawe irumbaraye, Uwiteka ayimanure yike rwose. Imana ibahereza umugisha rero, ndabakunda, kandi we wagize neza ugahitamo gukurikirana ino channel, ujye ugerageza woherereze n'abandi ijambo ry'Imana ryagufashije, ryoherereze n'abandi kugira ngo bafashwe. Imana iguhereze umugisha rero. Nagira ngo rero nk'uko bisanzwe, kubera ko iki kinyamakuru ari cy'umukozi w'Imana kandi kivuga ijambo ry'Imana, kandi cyegereza abantu Imana, cyegereza n'abantu ibisubizo byabo, nagira ngo dutangire dusenga Imana. Aho uri hose usenga Imana, kandi nimba uri mu nzira ugenda nabyo birashoboka ko wasenga, nimba uri no mu kazi ukora wasenga, nimba uri mu rugo, nimba uri kwa muganga nabwo wasenga, kandi uri kunkurikira uri kwa muganga, Uwiteka aguhe gukira utaha rwose amahoro. Hanyuma uri kunkurikirana utwite, Imana izaguhe kubyara neza kandi amahoro. Wowe uri kunkurikirana uri umunyeshuri, nkwatuyeho intsinzi mu bandi. Hanyuma uri kunkurikirana uri umushomeri, Imana iguha akazi pe, Imana iguha akazi rwose, Imana iguha akazi rwose, Imana iguha akazi. Yego, kandi mugubwe neza. Ndagira ngo dusenge Imana ishobora byose, ivuga bikaba, itegeka bigakomera, ibane natwe muri uyu mwanya tugiye kumarana tuganira amagambo y'Imana. Imana ishobora byose, ndagushimiye, umukozi w'umuhanga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aya masaha umpaye amahirwe menshi cyane yo kuvuga ibyawe. Ndagira ngo umuntu wese uteze amatwi iri jambo rimubere umuti uvura ibikomere afite, rimubere igisubizo cy'ibibazo, kandi nanjye ugiye kurinyuzamo imbaraga zawe zinzeho cyane. Ndasabye ngo ukurikiranire ijambo, kandi umunyamahirwe ubashije kuryumva agira ibisubizo biruta uko yabitekerezaga. Ngushimiye kubana natwe dutangira kugeza dusoza, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen. Yesu abahereze umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye abantu b'i Korinto, urwandiko rwa mbere Paul yandikiye ab'i Korinto, igice cya 3, turasoma umurongo wa 17. Igice cya 3 cy'ab'i Korinto, umurongo wa 17. Haravuze ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Dusoreze kandi mu gice cya 6 umurongo wa 19. Igice cya 6 umurongo wa 19 haravuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Kadusubiremo uyu murongo.
mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuzi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Imana itugirire neza. Ni aya magambo tugiye kuganira. Ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana nkurikiye. Ndashaka kugukundisha umubiri wawe, nubwo uzabora, ariko uyu mwanya habonetse ijambo rivuga yuko umubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka. Niko ijambo rivuze aka kanya. Nimba utari unabizi ubimenye, umubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Ngo kandi urwo rusengero ni mwe. Hanyuma kiriya gice kikagaragaza yuko umubiri wacu ari rwo rusengero rw'Uwiteka. Ibyo bintu musanzwe mubizi, ariko ndagira ngo tubiganireho. Ndagira ngo tuganire n'abantu bafata imibiri yabo nabi. Muri hangana nzajya nyuzamo nanabigishe, murabizi ko no kubwiriza njya mbwiriza, nzajya nyuzamo nanigishe. Hari abantu mufata imibiri yanyu nabi rero. Hari amakuru aje none avuga ko iyo mibiri mufata nabi ari insengero z'Uwiteka. Urutsemba Imana izamutsemba. Abantu bafata imibiri yabo nabi gute? Nko kurya nabi. Mumbabarire, ntega amatwi unyumve neza. Mujye mukunda no kumva ikiganiro mukirangize. Bamwe bajyana utuntu igice, hari igihe usanga mutangiye no guca imanza. Ubwo se umuntu udafite ibiryo byiza. Ubwo umaze kubona ibiryo byiza, niyo mpamvu utangiye kwigisha ko abantu barya nabi bafata imibiri yabo nabi. None se ubundi ntiwanandenganya. Ariko rekana nakubwiza ukuri. Umuntu atsemba umubiri we gute? Awufata nabi. Gufata umubiri nabi ni gute? Ni ukuwugirira nabi. Kugirira umubiri nabi ni cya gihe urya nabi ubishaka wabigizemo uruhare, itabuze ubishaka wabigizemo uruhare. Aha ndavugana n'abanywa nzoga. Abantu banywa inzoga, mwaba mwamenye ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Icyambere, inzoga zica umubiri. Inzoga zica umubiri, ndetse n'abaganga baranazibabuza. Bamwe inzoga barazibabuza rwose. Inzoga zica umubiri. Hari ibiyoga byaje ubu ngubu, bimwe ngo byitwa ibyuma, ibindi ngo ni bya muriture, ibindi ngo yewe muntu bajya babidondobekanya amazina yabo. Birimo byica imyijima y'abantu, impyiko zarangiritse, ahantu inyama zo mu nda zarashize, murimo murica urusengero rw'Imana. Se ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka, ari insengero z'umwuka? Kandi izo nsengero z'Uwiteka, iyo mibiri, izo nsengero inimwe. Bibiliya iravuze ngo urutsemba nawe Imana izamutsemba. Abandi mukagira gutya mu kwinywera itabi. Kandi kugishishwa nimba ari igishishwa, nimba ari igikarito, nimba ari igifubiko cy'itabi, ukarinywa ubizi neza ko handitseho ko ari ribi. Bakakwereka uburyo ryica ibihaha, bakakwereka uburyo risaza mu bwonko. Siko hari abantu ariko banyweye itabi bikarangira basaze. Bakakwereka uburyo risarisha, bakakwereka uburyo ryica ibihaha, bakakwereka uburyo riyobya ubwenge, bakakwereka uburyo warinyweye atakaza ubwenge, ukica urusengero rw'Imana. Ndashaka kukubwira ko umubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka. Kandi Bibiliya iravuze ngo urutsemba nawe Imana izamutsemba. Kera Umunyarwanda aravuze ngo uwishe ntaririrwa. Ukabinywa ibyo bintu bakakubuza, bakanabikubwira, bakakubwira ingaruka zabyo. Mu kandi kanya ukabugiye mu bitaro, bagukizemo amaserumo, umubiri ukawica ukawurangiza. Ntimuzi ko umubiri wanyu ari insengero z'Uwiteka? Cyo ni kimwe. Ikindi, kamvuge kuri siporo. Noneho hari abanyamadini bamwe bahita banyaha, ariko namwe ntimugakabye. Si ubundi mwebwe tuzabakorana umurimo gute mugifunze umutwe? Ubundi mwebwe tuzakorana ivugabutumwa gute mugifite ibintu mufunze mu bwonko, namwe murimo mubigiramo uruhare mu kwica imibiri y'abantu?
umuntu arakubitamo ipantaro yajya muri siporo ngo ni abadayimoni. Ayo ni amadini amwe dufite atemerera abakristo bayo yo kujya muri siporo ngo ni icyaha. Ngo ni icyaha, ngo ni abadayimoni, ngo ubwo barahazi. Ntabwo siporo ari icyaha. Siporo si icyaha gute ubundi mu bisoma hehe? Iyo mibiri nimba muganga arebye, si wirindira ko muganga ibyo biro byanyu, ibyo bimayoneze murya, ibyo bisukari munywa, ibyo biji munywa, mudakora siporo, bashyiramo nikorasi mu rusengero ntimutambire Imana, ubwo muzi ko muri gutsemba umubiri urusengero rw'Imana, muzi ko muri kwangiza umubiri. Jewe ndi kwivugira ijambo ry'Imana, ariko iri jambo ry'Imana ubundi rihura n'ubuzima bwacu. Ese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe? Kandi Bibiliya ikabivuze ngo utsembura urusengero Imana nayo izamutsemba. Ahangaha ndi ku ruhare rw'umuntu ku giti cy'utsemba umubiri we. Ndaje mu kanya mvuge n'uruhare rw'umuntu ku giti cye utsemba umubiri w'abandi, yitegure ko Imana nawe igiye kumutsemba. Imana idufashe cyane. Cyamira ijambo umuntu Imana yateganyirije kuryumva, akamfasha kuryumva, akumva agaciro k'umubiri we. Mutangire mukunde n'imibiri yanyu. Ugasanga umuntu amara amezi 2 atanywa amazi, anywa ibyayi, anywa inzoga, anywa ibyo biji, anywa ibyo bintu ntazi, ntanywa amazi, kandi kanya akaba ararwaye, umutwe ngo wamenetse, ibinini hafi aho ngo ugiye kwicwa n'ibinini, umugongo ugiye gupfa, ntujye unywa amazi. Uri gutsemba umubiri wawe. Erega abantu muri gutsemba imibiri yanyu mu buryo mutanazi. Ntunywa amazi. Hari n'abakire rero mufite n'ubushobozi bwo gukora imibiri yanyu, bwo gukora izi nsengero zanyu, ariko mutabikora. Gute? Ugasanga umuntu n'umukire ariko ntazi guhaha. Ntazi guhaha, kutamenya guhaha, ntazi guhaha imboga, ntazi guhaha imbuto. Akumva ko bwahashye imiceri n'amanyama pe yakarituye n'amavuta bagiye guteka amafiriti. Ese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka? Kandi umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero nimwe. Mani dufashe. Ibi bintu mwigize. Usanga umuntu w'umumama aramara icyumweru yinywera inzoga, aba mu kabari ngo kugira ngo inzoga zimushyiremo nuko akoresha izindi. Uri gutsemba urusengero rw'Imana. Saa 6 unywa isigara rifite iri zina, saa 7 ukanywa irindi, saa 8 urumogi, saa 9 hakaba ibindi mwitera. Muri gutsemba urusengero rw'Imana. Kandi biravuze ngo umuntu utsemba urusengero Imana nayo izamutsemba. Hari abantu bapfa ari bo bizize. Hari abantu bikenyura, hari abantu bigize ibikenya. Hari abana b'abahungu usanga bigize ibikenya, hari abapapa bakiri bato bigize ibikenya, hari abakobwa bigize ibikenya, hari abamama bigize ibikenya, baba mu kabari, banywa ibisindisha, banywa ibiyobyabwenge, bakora amasaha 24 kuri 24 bica imibiri yabo. Bamwe barwaye gususumira, undi uramunyura ukagira ngo yoga inzoga aranuka, imibiri barayishe. Akarwara gato urwaye urahuhuka. Ese nimuzi uko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwebwe? Bibiliya yavuze ngo umuntu utsembura urusengero Imana nayo izamutsemba. Imana itugirire neza cyane. Imana idufashe. Ndi gutekereza ku gutsemba uyu mubiri ari wowe ubigizemo uruhare. Natekereje n'abantu batsemba imibiri y'abandi. Batsemba imibiri y'abandi bakoresheje imbaraga zabo, bakoresheje imbaraga z'amarozi n'imbaraga z'inkoni. Ugafata umuntu ukadukira ugahondagura, ugafata umuntu ugahondagura. Ndavuga izi ngegera zitagera abantu ku muhanda, zadutse zitagera abantu ku mihanda, zitagera ahantu mu tuyira muri kwe. Mufata abantu mugahondagura, mugateragura ibyuma, mugacwanyaguza, mukabambura utwabo, mukabahondagura, mukabatera amafera beto, mukabajombagura ibyuma. Uyu ni urusengero rw'Uwiteka mutsemba. Imana iravuze ngo umuntu urutsemba nawe izamutsemba.
mutega amatwi munkurikire yewe kandi mvuga ibintu natumwe ntabwo mvuga ibintu navanye mu bitekerezo byanjye namwe mufite akaga Imana izabatsemba bakaguha misiyo bati runaka uzamutuvunagurire hari ibihugu bimwe nasanze bifite iyo mico bakamukubita nk'ibihumbi 20 hatuzamutuvunagurire amare nk'amezi angahe mu bitaro uzamudusukira wa acide yaratubenze uriya mukobwa uzamudusukira wa acide hari n'ibitaro bimwe biherutse kwakira umurwayi bakuyemo amaso bamukuramo amaso ararereta gutya barigendera utsemba uyu mubiri ni urusengero umuntu utsemba Imana nayo izamutsemba ndavugana n'aba bagome baba ku mihanda aba bagome batumwa aba bagome bahabwa za misiyo zo kwangiza imibiri y'abandi ubwo utsemba umubiri w'abandi Imana nayo izagutsemba niko ivuze ariko urakina n'umubiri Imana yabumbye please jya ubanza umenye ese ubundi uyu muntu yaje ate Imana afashe umwanya irabumba iramanuka umuntu niwe muntu Imana yaremye iranavunika iramanuka irapfukamica bugufi imuhumekeraho mo umwuka wayo none nawe uraza kumuhagiraho mutariraho free uraza kwangiza umubiri Imana yaremye utsemba uyu mubiri umva niryo jambo ryo gutsemba Imana nayo izamutsemba pe Imana idufasha cyane kandi iri jambo ndikurivuga mfite n'umubabaro kubera n'amakuru umuntu aba yakira mu mwuka ndetse no mu mubiri ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka ntabwo mubizi imyaka mumaze mwangiza imibiri yanyu ntimuzi ko iyi mibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka kandi Imana ikabikorera muri mwebwe nimvuga ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka hari abayobe bahita bacika mu rusengero bavuga bati ntituzasubira mu nsengero turabimenye n'imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka si ibyo mvuze si ibyo sinagendere guca abantu mu rusengero iyi mibiri tugomba kujya tujyana no mu rusengero nimba ari insengero z'Uwiteka se wapfuye ko umurambo wawe ujyana mu rusengero cyangwa ukeneye gusezerana kusezeranira mu rusengero ndi kwivugira uburyo muri gutsemba imibiri yanyu muri kwangiza imibiri yanyu havugana n'aba bana b'abakobwa ndetse n'abahungu bikinisha hari n'abagabo n'abagore badutswemo n'uyu mudayimoni bikinisha bangije imibiri yayo bikinisha bakoresheje system yo kwikinisha mutsemba imibiri yanyu hari muri gutsemba imibiri yanyu hari n'indwara murwara ukagusanga n'abaganga mwarengeje urugero mugezeho abaganga batabasha kubavura iyi mibiri yanyu izi nsengero mutsemba Imana izabatsemba abandi mwayangije mukoresheje system zo kwikoresha ibidakorwa ndi kuvuga abatinganya abantu bakorera ibintu mu mwanya utari uwabyo abantu bakorera amagahunda mu mwanya utari uwabo mutsembe insengero z'Imana mwangiza imibiri yanyu abantu muri kwangiza imibiri yanyu nabatumweho mwikwigirira nabi mwikwangiza imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka na Yesu yakundaga kugenda akiza abarwayi mpamvu yakundaga kubakiza indwara n'iki nuko abizi neza ko imibiri y'abantu ari insengero haleluya kandi nugenda jya uvuga uti urusengero rugenda ntakagira n'umuzimu kumenyera jya ubwira Satani kuri urusengero rugenda urusengero rugenda bwira Satani kuri urusengero rugenda ubwire ukurwanya kuri urusengero rugenda ubwire n'umurozi kuko namwe ndaje mbavugaho mu kanya n'abarozi mutwangiriza imibiri yacu mumenye ko iyi mibiri ari insengero zigenda Imana idufashe cyane namwe henganze muranakabije mufite n'uburyo mwakabije mufite n'uburyo murimo murengera ntimuzi ko imibiri yacu muri kwica mwabarozi mwe muri kudusiga ibintu imibiri yacu ikangirika mwabarozi mwe muri kuduha ibintu tukanywa imibiri yacu igapfa mugashaka kudutsemba Bibiliya yavuze ngo namwe Imana izabatsemba imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka Imana itugirire neza cyane Imana igufasha ugasanga umuntu yibyariye umwana arakuze kubera ko wabuze mama we ukamukurikirana no kwishura ukamurangiza ukabura mwishe ugatsemba ukica urusengero wowe urica urusengero uza abantu bombeje wishe urusengero nimba umubiri wanjye ari urusengero nukuvuga ngo hararuhukiramo indaya hararuhukiramo abasinzi hararuhukiramo abagome abantu baraza banduhukireho none uraza kuntsemba Imana nawe izagutsemba niko ivuze mwabarozi mwe
mwangiza imibiri y'abantu bakaba barasaze, ukaba warafashe umuntu w'umubyeyi w'umugabo w'umusore, mwana ararangiza kaminuza mukamusarisha mukamugendaho yatangiye mureba mucunza arangije kaminuza ya masters muramusarishije mumuhinda umusaza atoraguye amashashi mufashe umubiri we, mufashe urusengero rwe murarwangije. Imana namwe igiye kubangiza. hasoni munara twitinda mukayimuhezamo agatwita imyaka 7 ntapfuye ntakize aheza mu buriri yabaye ukuntu atazi bitewe n'umuntu umwe gusa agastress imiryango ingana gutya. Umuntu utsembuye umubiri Imana nawe izamutsemba niko ivuze niko Uwiteka avuze. Umuntu utsembuye umubiri Imana nawe izamutsemba. Imana itugirire neza cyane. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka? Imana idufashe. Ndavugana n'aba bantu bangiza abandi bakoresheje akanwa. Umuntu akakubwira ijambo kamara umwaka urwaye ihungabana ry'iryo jambo. Uwo mwashakanye akakubwira ijambo ukamara umwaka ufite trauma y'ijambo ubwiwe n'umuntu umwe. Ijambo rimwe ukarimara n'umwaka ryarakwangije, ukangiza urusengero, ukamwangiza. Hari ukuntu abashakanye bangizanya, ariko mumenye ko izo ari insengero z'Imana. Muri kwangiza kandi uzangiza Imana nawe ugiye kumwangiza. Utsembiza isengero Imana nawe igiye kumutsemba. Ariko abarozi mwe murarye muri menye. Abarozi n'aba bajura n'aba bagome muri gutegera abantu ku nzira, mubagirira nabi, muri gutera abantu mu mazu, muri gutera abantu muri za biro, mu ma office, mubangiza. Imana iravuze ngo imibiri mutsemba namwe Imana izabatsemba. Imana ibagirire neza cyane. Abantu mwatsembye imibiri yanyu ku giti cyanyu, mwihane. Niko Uwiteka avuze, ni mwihane mwitsemba insengero z'Imana. Hanyuma namwe barimo batsemba imibiri y'abantu, mwangiza imibiri y'abantu, murimo kwangiza insengero z'Uwiteka, namwe musigaho murekeraho. Niko Uwiteka avuze. Ese nimuzi uko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka? Kandi izo nsengero nimwe niko Uwiteka avuze. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana ibambike imbaraga zo kunesha, zo kurwana, zo kumenya umubiri icyo ari cyo. Kunda umubiri wawe kandi mujye mukunda imibiri yanyu. Muyifate neza. Muyifate neza, nunarwara uvuze, nunanirwa uruhure. Fate pause. Nunagira ibiro byinshi wihangane, nturware imitsi. Imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka. Niko Uwiteka Nyiringabo avuze mu ijambo rye. Ese nimuzi uko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka? Urutsemba Imana nayo izamutsemba. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Ryari ijambo ry'ubwenge. Ni ijambo ry'ubwenge ryo gukunda imibiri kandi no kwihaniza abantu batwangiriza imibiri. Mwirirwa muduhaye maside yanyu ngo tuyanywe. Mwitwica insengero. Mwirirwa muha abantu imiti yica. Mwikwica abantu simbeba. Abantu murabicira icyo ubundi urica umuntu waramuremye. Bite byawe ubundi. Urapanga gahunda yo kwica umuntu, wica umuntu waramuremye. Umuntu ntuzi igihe yagereye ku isi, ntuzi imisi Imana yamuhaye ku isi. Uwo muntu Imana yamuhaye imisi yo ku isi ntarayirangiza, urashaka kumurangiza. Waje uyu muntu Imana yamuhaye imisi yo ku isi, imushyiraho iravuga iti nzakubyaza abana 5 cyangwa 6, uzavura abantu banjye, uzigisha abantu babinjijuke bigizemo uruhare. Urashaka kwica misiyo y'umuntu Imana yamuhaye ku isi nkande? Bibiliya yavuze ngo Imana nawe igiye kugutsemba. Mwitonde mudakora mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka ku muntu Imana yiremeye, ku muntu Imana yatanzeho imbaraga zingana gutya. Witonde rwose, please. Uyu muntu misi Imana yamuhaye ku isi uza kuyideviya nkande. Niko wamuroziwe. Uyu muntu Imana yamuhaye misiyo ku isi. Yavuze ko azaba pasiteri, agashumba itorero, akabatiza, agasezeranya, agashingura abantu mu cyubahiro, agakorera abantu kasoringi. None misiyo ye uritambitse, uje gusoza misiyo ye imburagihe. Imana iravuze ngo uyu urusengero rw'Imana ukibesha nawe Imana izagutsemba. Imana igufashe cyane.
Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Utsembura urusengero Imana nawe izamutsemba. Umuntu afite abana 5 atonze, barya ruko yabaciriye inshuro, uramutegera hariya mu nzira, uramugobanya amazosi, uramukuramo amaso, uramwica. Misiyo kwisi afite ntayo uzakomeza. Ibitekerezo bye n'imigambi afite ntabwo uyizi, ngo uje kubideviye. Imana iravuze ngo Imana iravuze ngo izabatsemba. Bantu mufite iyo misiyo, bantu mufite iyo gahunda, bantu babi mwaje kurangiza abandi, Imana izabatsemba. Mwana w'umusore arakuze, akora amafaranga yarakurambagije, aragukoye amafaranga yashyize mu rugo, musezeranye ivangamutungo nta n'ikintu uzanye. Ageze mu rugo utangiye kumustress, utangiye kuvangirwa, urumva wamurangiza. Urashaka no kumwicara abagore bajya bica abagabo babo, urashaka kumwica misiyo yamuzanye atayirangije. Nyiturana urashaka gutsemba urusengero. Itonde genda gake kuko Imana iravuze ngo nawe yagutsemba. Ndagira ngo dusenge Imana. Bantu mwafashe imibiri yanyu nabi, mukayicisha inzoga, mukaba mu tubari, mukaba mu biyobyabwenge, mukaba mu mihanda, mukarara mu nzira, mukangiza imibiri yanyu. Musigeho. Nizi ni insengero, mwikwangiza izi nsengero. Muzigaburire neza, zimere neza, zitekereze neza. Uri umuntu ukaze, uri umuntu Imana igiye gucamo hagakira benshi, uri umuntu w'amahanga menshi, uri umuntu ukomeye, uri umuntu Imana igiye kwifashisha hagakira benshi. Hari abantu benshi, hari ibihugu bigiye kubona amahoro kubera wowe. Hari abantu 100 bagiye kubona amahoro kubera umuntu umwe. Hari abantu bagiye gukira indwara kubera wowe. Reka kwica uwo mubiri, reka kwangiza urwo rusengero. Mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwebwe. Kadusenga Imana. Imana ibagirire neza cyane. Ryari ijambo ryo kukwigisha, kandi umwuka wera kwigisha kundusha. Kadusenga Imana, aho uri upfukame, aho ukaba warangije umubiri wawe wikinisha nk'ibiyobyabwenge, witraumatiza, n'abantu bagutraumatiza, bangiza umubiri wawe, bagutraumatiza, baguteye ihungabana. Abo nabo Imana aho murivuze ko igiye kubatsemba, nabo bahora bakugenda bakuroga amarozi, bagutegera mu nzira, bohereza amahembe, bohereza ibitega. Aba namwe akabo karashobotse, Imana ivuze ko namwe igiye kubatsemba. Ni Imana ibivuze mu ijambo ryayo, byo mwigize byose Imana iraje. Kadusenge. Imana ishobora byose, ndagushimiye cyane. Ni wowe werura umukozi w'umuhanga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mushimira ijambo ryiza umanuye aka kanya. Uvuze ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka. Utanze gasopo ku muntu wese wari ufite, haleluya, wari ufite gahunda yo kuwangiza. Mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Nesheje agaciro imbaraga zose za Satani bifashisha bangiza imibiri yabo. Abantu nibakumenye bahindurwe n'imiburo yawe. Abantu bakunda imibiri yabo, abasore bari kwangiza imibiri yabo batangire bakunda imibiri yabo. Mu izina rya Yesu bakomerera mu mbaraga z'umwami no mu bushobozi bwe bwinshi. Ndagushimiye Nyiringabo Imana kuri umukozi w'umuhanga. Koko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese wari ukurikiranye ijambo, kandi iri jambo rihindura ibintu byinshi n'abantu benshi. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen. Shalom, shalom.